bararamukanya bamuha intebe aricara, bazana inzoga baramuha, ayisangira na Mutemura kuko nta mwami wasangiraga. Niyo nkomoko y'igisigo kigira kiti umwami si umuntu, mwebwe rubanda yahaye inka. aba umuntu akiri umwene yamara kuba umwami, ubwoya bwa mabeza bukamuza ku mubiri, akiyegura rubanda akajya ukwe. Ikaze kuri uyu muyoboro Jidesi, uburyohe bw'imyandiko ayumvira icyanga cy'amagambo. Uyu munsi icyanga cy'amagambo turakivana muri uyu mwandiko ugira uti nyakamwe ntavumba mu bakara. Nyakamwe ntagira ate? Nyakamwe ntavumba mu bakara. Ikaze rero, uri kumwe nanjye Jidesi Jean Daniel Sindayigaye. Mbere y'uko twinjira nyirizina mu mwandiko w'umunsi ugira uti nyakamwe ntavumba mu bakara, reka duterurire kuri uyu mwandiko ugira uti byahumiye ku mirari. Ese imirari urayizi? Byahumiye ku mirari. Uyu mugani bawuca babonye umuntu wongereye andi matwara nayo adahwitse ku mico bari basanzwe bakemanga, nibwo bagira bati noneho yahumiye ku mirari. Wakomotse kuri Rwamanzi w'umunyagisaka ariko Cyilima Rujugira intora mu Bwanacyambwe muri Kigali ahayinga umwaka w'1700. Kuri iyo ngoma igisaka hateye inzara ndende ihaba icyorezo. Abanyagisaka bagumya guhaha mu bihugu begeranye. Ubwo bahahishaga impu z'ingwe kuko aricyo gihahishwa, bari bagishobora kubona ku bw'umuhigo n'umutego w'inyamaswa. Inzara irakomeza ica ibintu birarambya, bigeze aho umugabo witwa Muhoza wari se wabo wa Kimenyi Rwahashya umwami w'igisaka abura icyo ahahisha. Ahaguruka iwe ajya gusaba umuhungu wabo impu zo guhahisha. Agezeyo aramubwira ati inzara yandembeje, none nje kugusaba impu z'ingwe zo guhahisha. Kimenyi aramwumvira, aramwitegereza mu bumenyi bwe, dore ko yitwaga Kimenyi Ikimenyi, ati kandi gaho k'ingwe nkwambara ngutinye. Ubwo yamuhanuriraga ko mu nda ye hazakomoka umwami uzatsinda igisaka. Muhoza yumvise amubwiye atyo ararakara, aramubaza ati mwana wanjye nuko umbwiye? Yungamo ati inzara izansinda ahandi itansindiye mu gihugu cya data na sogokuru. Arikubita arataha, ariko ataha adatashye. Bigeze nijoro aracika, acikana n'abana be, harimo umukobwa Rwesero na mwishywa we Rwamanzi, bacikira mu Rwanda. Baraza basanga Cyilima intora mu Bwanacyambwe, aho ubu bita ku Gisozi, bahatunguka ku Gasusuruko. Muhoza atuma umugabo Mutemura kumuvunyishiriza ibwami, ati genda umbwirire Cyilima uti Muhoza aragushaka ngo mubonane. Mutemura ajya kuvuga ubutumwa. Cyilima yumvise ko ari Muhoza aratangara, ati ubwo se Muhoza azanywe n'iki? Yatangazwaga nuko yari asanzwe azi ko Muhoza ari se wabo wa Kimenyi, ntiyumve ikimugenza mu Rwanda. Abwira Mutemura ati hoge umubwire muzane. Aragenda amuzana mu rugo ibwami, bamwiteguranye icyubahiro kinini. Bararamukanya bamuha intebe aricara, bazana inzoga baramuha, ayisangira na Mutemura kuko nta mwami wasangiraga. Niyo nkomoko y'igisigo kigira kiti umwami si umuntu, mwebwe rubanda yahaye inka. aba umuntu akiri umwene yamara kuba umwami, ubwoya bwa mabeza bukamuza ku mubiri, akiyegura rubanda akajya ukwe. Nuko Muhoza amaze kunywa inzoga, Cyilima amubaza ikimugenza, undi ati nanganye n'umuhungu wacu Kimenyi, none ndamucitse nje kugukeza. Cyilima aramwakira, amugabira Kabungo na Kabeza mu Ruzenge rwa Gihinga ho mu Rukoma. Haciye iminsi Cyilima ajya kumusura, agezeyo abona umukobwa we Rwesero aramubengukwa, aramushima, aramurongora, babyarana ndabarasa wamuzunguye ku ngoma akitwa Kigeri. Ubwo bwa bumenyi bwa Kimenyi rero buba buruzuye, bwa bundi yabwiraga Muhoza ati kandi gaho k'ingwe nkwambara ngutinye. Dore rero ko Muhoza yari yacikanye n'uwo mukobwa we Rwesero na mwishywa we Rwamanzi, bombi barebaga imirari. Nicyo gituma abanyarwanda bakuru bavuga ko imirari yaturutse igisaka. Mwabyumvise? Abanyarwanda bakuru bavuga ko imirari yaturutse igisaka. Kureba imirari ni uburyo amaso aba areba mu byerekezo bitandukanye, mbese atareba umujyi umwe. Rwamanzi uwo yari umukogoto wo kuboneza imyambi, akamenya no kwizibukira, akaba urugero. Aho amariye kumenyerana n'intarindwa, uyu ni umutwe w'ingabo za Cyilima, bajya kumasha hamwe.
agumya guhamya arusha benshi mu ntarindwa. Barangije kumasha barasana impiru ngo barebe urusha abandi kwizibukira, nabwo Rwamanzi akabarusha. Havamo umugabo wo mu ntarindwa witwaga Sabuharara, ati nimureke murase nanyizibukira arabaturusha twese. Bose barabyemera, barajyana mu ruhando. Rwamanzi aritangandika uko yakitanganitse, Sabuharara aramuforera arinjiza ararekera. Rwamanzi agize ngo arazibukira undi, aba yamugemye impiru mu jisho rwagati, ripfa ubwo arahumiriza. Abahungu bariyambira bati Rwamanzi ahumiye ku mirari. Ni urwenya rwo mu bahungu rero. Barabikuririza mu bitaramo, babiharara mu mvugo birarambanya, bigeze ubwo bihindutse umugani. Nuko babona umuntu usanzwe atari yibereyeho agwiriwe n'indi songerezi, bati naka yahumiye ku mirari. Naho byaba ari ibintu bizambirijwe n'indi nkomyi y'inkonkobotsi, bati byahumiye ku mirari. Guhumira ku mirari ni ukongera ibibi mu bindi. Nyuma yo kumenya icyo guhumira ku mirari bisobanura, reka noneho dusoreze kuri uyu mugani ugira uti nyakamwe ntavumba mu bakara. Uyu mugani bawuca iyo bigisha umuntu babuza kwihwanya mu batamurora, mbese abatamureba badahwanije ubumwe mu mishyikirano, niho bavuga bati nyakamwe ntavumba mu bakara. Wakomotse kuri Nyakamwe ka Munyanya ku Ndiza ahasaga umwaka w'1400. Kera ababanda bamaze gutegeka Induga, Mashira umwami wabo yatuye ku Kigina cya Ndiza no mu Kivumu cya Nyanza mu Busanza, akaba umupfumu Rwamwa mbese w'umuhanga, hamwe na mwishywa we Munyanya. Amaze kuba igihangange ku Ndiza no mu Busanza, agabira mwishywa we Munyanya inyuma ya Ndiza, atora ku musozi witwa Rugendabari. Bombi barahakomera kugeza igihe Abanyoro bateye u Rwanda, nibwo Mashira yahaye ibwami intsinzi yo gutsinda Abanyoro. Nuko Mashira abaho, bukeye arapfa, hasigara umuhungu we Kibanda na mwishywa we Munyanya. Uwo muhungu we Kibanda bukeye ava mu Kivumu cya Nyanza ajya guhiga ku musozi wo ku mayaga witwa Shari. Agezeyo agera ishya yica inyamaswa nyinshi, ahigutse ageze mu nzira ajya mu rucucu mbese ku musarane. Ahageze akandagira amabyi, akebutse ku kirenge ayabonye agira isesemi. Yari afite umuhoro w'urunana mu ntoke, ahera ko yica ikirenge kiriho amabyi. Agiye gushinga arananirwa, bahera ko baramuheka. Ageze mu ngorongari arapfa. Umurambo we bawuhamba ku karenge kitwa Kidaturwa. Ubwo rubanda bavuga ko ari intsinzi y'ibwami yatumye Kibanda apfa. Amaze gupfa na Munyanya arapfa. Ibwami bigarurira ibihugu Mashira yatwaraga, bigarurwa na Mibambwe Mutabazi Sekarongoro. Ibwami bamaze kwigarurira ibihugu Mashira yatwaraga, inyuma ya Ndiza hagabana umugabo witwa Gikara, atura ku musozi Rugendabari aho Munyanya yari atuye, asenyera Nyakamwe umuhungu wa Munyanya, arahatura n'abana be n'abuzukuru be, ngo yari afite umuryango munini. Bene Gikara bamaze kuba umuryango mugari babita Abakara. Ubwo Nyakamwe nawe n'utwana twe bajya gutura mu Gitoki, barahakenera cyane. Bukeye Nyakamwe yigira inama yo kujya kwa Mibambwe kumusaba umuriro, mbese inshumbushanyo. Aragenda asanga mwene wabo w'umubanda wari umutoni wa Mibambwe witwaga Kamegeri, ati ndagusaba ngo ungeze kuri Mibambwe mwisabire umuriro. Nuko Kamegeri abanza gufungurira mwene wabo Nyakamwe, arangije amujyana ibwami amwereka Mibambwe, ati uyu mugabo Nyakamwe w'umubanda aragusaba umuriro. Mibambwe abaza Kamegeri uwagabanya ibye, undi ati byagabanywe na Gikara. Mibambwe abwira Kamegeri ati shaka umuntu mutume kuri Gikara. Kamegeri ajya gushaka intumwa, amaze kuyibona arayizana. Mibambwe abwira uwo muntu ati nguyu Nyakamwe umujyane kwa Gikara, umubwire ko amuha inka z'imbyeyi ebyiri. Intumwa ya Mibambwe ijyana Nyakamwe kwa Gikara, bagezeyo ibwira Gikara iti nguyu Nyakamwe. Mibambwe ngo umumuhere inka z'imbyeyi ebyiri kandi ngihari. Gikara ahera ko atumiza inka z'imbyeyi, aziha Nyakamwe intumwa ya Mibambwe igihari. Haciyeho iminsi Nyakamwe ajya kwa Gikara kumuyoboka. Agezeyo baramusuzugura, agenda atumva atabona. Bigeze mu ijoro Nyakamwe yumva kwa Gikara baraye inkera. Agira akambuguyu k'umubabaro, asota ajya kuvumba. Agezeyo baramubinda, ararakara, ahera ko ajya kwiroha muri Nyabarongo ariyahura.
ni uko umugani uhera ubwo ukwira u Rwanda rwose bavuga ko nyakamwe atavumba mu bakara. Umuntu udafite umuryango akavumba abawufite bahiga, abagereranya na bene gikara, ati nyakamwe ntavumba mu bakara, ahubwo acisha make akizirira mutwe. Ibi byakuye mu gitabo cy'ibirari by'insigamigani. Mwakoze kubana nanjye kuri uyu muyoboro JDS uburyohe bw'imyandiko. Reka mbasabe mukore subscribe, like, share na comment. Iki cyanga cy'amagambo kigere kuri benshi. Naho ubutaha, ariko nanone mbanze mbisegureho kuko ijwi ryanjye ritameze neza kubera imihindagurikire y'ikirere yatumye mvugira muri FM. Ciao ciao.